iyo Imana yashatse gukora ibyari bimaze imyaka myinshi bikora, ntabwo uwo munsi biboneka, biremera Imana umwanya. Ibintu bimaze imyaka bikora, iyo Imana yashatse gukora biremera Imana umwanya. Ibintu byose byumva Imana, ibyo mutabona birayumva, ibigaragara birayumva, ibidashobora kukumva byumva Imana. Ni Imana y'inyembaraga ku cyari cyo cyose. Imana ifite ubushobozi n'imbaraga zo guhembura umuntu urwego yaba yaragezeho apotera yangiriye. Mu bintu Imana ifitiye imbaraga, mu bintu Imana ifitiye ubushobozi, mu bintu Imana ifitiye ubutwari, yakongera kubyutsa umuntu uwo ari we wese. Ntabwo ikibazo mu Mana ari uko Jean Paul nananirwa, yabizi ko nananirwa. Ahubwo ikibazo ni uko umuntu ananirwa agakomeza kwitwara nk'ugifite imbaraga. Ashimwe ko afite imbaraga. Haleluya! Kandi iyo duciye bugufi ku bwa Kristo aratuzamura, avana ibikuta mu nzira, avana imbaraga mu nzira, aragufata akakuzamura, akagutereka n'abantu batemera, akabitangira itegeko. Turasenga abakristo bo muri generation, mureka dusenge twenyegeze Imana izi, ku buryo abo tubana bamenya ko ariyo yaje, bayipfukamire tutabisabye, bayiramye tutabibahasemo. Ngo mu myaka 22 bari bamaze badapfukamira Imana, babonyije baravuga bati iyi niyo sha, niyo data yambwiye pfukama ikunda icyubahiro. Ngo barapfukama baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya! Yesu ashimwe. Nanone nitwa Yohani Paulo, kubo tutaziranye, ndi umukristo w'inyarugenge, mfite intashyo z'ahantu henshi nanyuze, mwakira intashyo za Beneso. Muranyemerera dusome vuba vuba kugira ngo nabo baririmbe vuba vuba, tuze gutaha vuba vuba, ejo tuzakomeze vuba vuba. Turi muri vuba vuba ariko yose iri mu mwuka, kandi ndizera ntashidikanya ko bizatugendekera neza. Igitabo cya mbere cy'Abami 19, igitabo cya mbere cy'Abami 19, igitabo cya mbere cy'Abami 19 umurongo wa mbere natangiye. Aravuga ngo nuko Ahabu atekereza Yezebeli ibyo Eliya yakoze byose, kandi nuko yicisha abahanuzi bose inkota. Yezebeli ahera ko atumye intumwa kuri Eliya, aramubwira ati ubugingo bwa kuko ntaruta basogokuruza ubwiza. Nuko yiryamira munsi y'icyo giti cy'umurotema arasinzira. Agisinziriye marayika araza amukoraho, aramubwira ati byukurye. Arakanguka abona umutsima utaze ku makara n'agacuma k'amazi biri ku musego we, ararya aranywa, arongera ariryamira. Marayika w'Uwiteka agaruka ubwa kabiri amukoraho, aramubwira ati byukurye kuko urugendo runini rugukomereye. Nuko arabyuka ararya aranywa. Iyo ndayigenderaho iminsi 40 n'amajoro 40, agera i Horebu ku musozi w'Imana. Amen. Ibyakozwe n'intumwa muharebe, naho hari intego ya kino giterane mu bice bitatu. Umurongo wa 19 byakozwe n'intumwa ibice bitatu. Umurongo wa 19 na magambo Petero yavuze ari ku ibaraza rya Salomo nyuma yuko bakijije wa muntu wari umareze igihe kinini asabiriza. Umurongo wa 19 tuwusome, byakozwe n'intumwa. Haravuga ngo nuko mwihane muhindukire, ibyaha byanyu bihanagurwe, iminsi yo guhemburwa no kwiza ituruka ku Mwami Imana. Amen. Tuguhaye umwanya Mwami wacu, ni wowe wenyine ushobora gufata umwanzuro isi ntiwuvuguruze, ni wowe wenyine ushobora gukingura ntihagire ukinga, ni wowe wenyine ushobora no gukinga ntihagire ukingura. Ni wowe duha icyubahiro nubwo amaso y'umubiri atakubona, ariko turakumva kuri hano mu mbaraga zawe zose. Urahari mu bushobozi n'ubutware no mu gitinyiro n'icyubahiro. Ngwino rero uvugane n'umutima w'umuntu wese, kugira ngo uyu mugoroba mu mwanya muto tugira mu isi uze gukora ibyuzuye, kugira ngo umuntu aze gutaha ahuye nawe agize amateka adasanzwe. Hano dufite abantu bahuye nawe kenshi, bavugana nawe, bumva ijwi ryawe, bavuga mu ndimi nshya, buzura umwuka wera. Turasenze kugira ngo uturemere ikindi gihe tudashobora kumenyera, mu izina rya Yesu. Utwiyereke ubundi buryo tutigeze tukumenyamo, imbaraga zawe zize gukora uburyo abantu batigeze bamenya, kugira ngo igitinyiro n'icyubahiro rikomeze kuba ibyawe. Urakomeze, tugukomeye amashyi mu izina rya Yesu. Amen. Bampaye intego ikomeye cyane
udashobora kwigisha umunsi umwe, ariko ndavugamo bikeya umwuka wera ibindi araza kubimvugira. Haleluya. Ni ibihe byo guhemburwa, nicyo tugiye kuganiraho, cyangwa guhembura. Muri aya magambo dusomye ya Eliya harimo ibintu bibiri nshaka kuvugaho umwanya mutoya rwose, sindi butinde. Harimo ibintu bibiri nshaka kuvugaho, kandi nsaba umuntu wese andebe ko ndashaka gusa n'ubyigisha kurenza kuza gusa n'umuntu bibwiriza. Icya mbere nuko namenya amakuru ko nta muntu n'umwe utananirwa, nta muntu n'umwe uriho udashobora kunanirwa. Umuntu wese ucyambaye inyama n'amaraso, umuntu wese ukirya ubugari, ukirya kawunga, ukirya ifiriti n'umuceri n'inyama, ukijya mu isoko agahaha, uriho muranyumva, urwego rw'amavuta yaba yaragezeho mu mwuka ashobora guhura n'ibihe bituma ananirwa. Icyo rero naje kumenya, ntabwo kunanirwa ari ikosa, nta nubwo ari ikibazo. Ikosa ahubwo ni ukwitwara nk'ugifite imbaraga kandi warananiwe. Muranyumvise? Nimbisobanura mukanyumva ndahita nsoza, mwongere muririmbe. Haleluya, haleluya torero. Ntabwo ikibazo mu Mana ari uko Jean Paul nananirwa, irabizi ko nananirwa. Ahubwo ikibazo ni uko umuntu ananirwa agakomeza kwitwara nk'ugifite imbaraga. Uriho muranyumva? Ijambo rya kabiri nza kuvugaho nuko nanezerewe cyane. Imana ifite ubushobozi n'imbaraga zo guhembura umuntu urwego yaba yaragezeho apotera yangira. Tuyikomera amashyi. Imana ifite ubushobozi, nari mbivuze muri aya magambo, bwo guhembura uwo ari we wese urwego rwose yaba yaragezeho, n'uwo twatakarije icyizere ko atazagaruka. Imana yahagurutse yakongera ikamubyutsa, ikongera ikamusubiza mu mwanya, akongera agahagarara. Wasoreza tugasenga. Niba ari ugukura, nsigaye mvuga amagambo ni wacu, nsigaye mbibabwira, ntabwira numva nasoreza aho ngaho, ndumva byumvikana. Hashimwe Imana ifite ubwo bushobozi. Hari umugabo Imana yamanuye mu kibaya, imwereka iteraniro, ariko arirebye abona ni amagufa yumye kandi atatanye, dried bones, amagufa yumye atatanye. Uretse no kuba nangwa natwa nta nakagurye. Hari ukuntu umuntu yuma ariko akumana basi no gushushanya, kagira gutya ariko nta yarimo ari ukupfa gushushanya, habe nakagurye. Yari yarumye, icyo bita mu kindi kinyarwanda mbishyize ku rundi rwego, kugwengera, kumagara, habe no kuvuga ngo ri. Murabizi ko apantekote twabanye muri yasi y'umwuka, abantu benshi batangirira kuri ri. Muriho muranyumva? Hariho n'igihe umuntu agwa ariko ri gasigaramo ko twayifashe mu mutwe. Habe na ritikas, no, nta kantu na gakeya kari gasigaye, yari yarumye. None ikindi cya kabiri, habe n'ubumwe, nta n'urukundo, nta no kubana neza. Urumva buri wese yari yaryi ukwe, yari amagufa yumye kandi atatanye. Hanyuma uwo muhanuzi yari umuhanuzi mukuru, numwe mu bahanuzi bakuru. Imana iramumanura imwereka ayo magufa mu kibaya, iramubaza ngo aya magufa yakongera kubaho? Yasubije nk'umunyabwenge, yaravuze ngo mwamenye Agasani. Mu minsi yashize nagize icyifuzo gikomeye cyo gusengera abavuga butumwa bose nzi babwirije bakagwa n'abahanzi. Muzaho nabikuye, nagize ibyiringiro ko Imana yakongera kubyutsa umuntu. Mu bintu Imana ifitiye imbaraga, mu bintu Imana ifitiye ubushobozi, mu bintu Imana ifitiye ubutwari, yakongera kubyutsa umuntu uwo ari we wese. Hanyuma Imana iramubaza ngo aya magufa yakongera gusubira kubaho? Aravuga ngo mwamenye Agasani, ni wowe ubizi. Akimara kuvuga ayo magambo, Imana iramubwira ngo ndashaka uhanure byonyine, hanura wowe. Ngo arahanura, agihanura hamanutse imbaraga mu kibaya. Igufa imenya ko ryavuye iri, riragenda ryiruka ngo anyuranyuranamo. Namwe muri iyo filime, igufa rimwe rirahaguruka, irindi rirahaguruka, ibyarambute yaje bitangira kwishyira ku murongo. Ibyari akajagari n'akavuyo, ibyari ukutumvikana no kudahuza, bitangira gusubira mu mwanya. Ngo agiye kubonabona, muriho muranyumva, inyama ziyorosheho n'imitsi ijyamo, ngo ariko bisigara bimeze nk'imirambo. Imana iramubwira ngo ntabwo urabikora, ongera uhanura. Ngo arahanura, ngo agihanura, ngo umuyaga uturuka mu birere bine ari wo mwuka w'Imana, ngo uramanuka
ukinjira mu murambo wa mbere, umurambo wa mbere ukavuga ngo nararirimbaga nabivuyemo ndongera nsubire mu kuririmba, narahanuraga nabivuyemo ndongera nsubire mu guhanura, narabwirizaga nabivuyemo ndongera nsubire mu guhanura, nari umudiyakoni nataye icyanga cyabyo ndumva mbikumbuye. Ngo buri muntu wese ubaye muzima ngo asubira mu mwanya we, abantu birema intego. Dukomere Imana amashyi ifite imbaraga. Eliya, ngiye kubabwira, mushobora kuba mutazi urwego rw'amavuta ye. Niwe mugabo watinyutse mu gihe cye gukora ibintu nk'ibyo yakoze, abandi bose baragiye kwihisha, n'utarihishe bari baramwishe. Kandi yari n'umusuhuki, ariko mwumva urwego rw'amavuta, yaragiye ahagarara imbere y'umwana aramubwira ngo imvura ndayijyanye, uretse n'imvura nta n'ikime muzabona. Abibwira umwami waguye umaze imyaka 22. Yaraguye, ntabwo yari yaraguye umwaka umwe, yaramaze imyaka 22. Igihugu kiyoborwa na Bayali na Ashera n'umugore witwa Yezebeli. Hanyuma ahagarara imbere yamubwira ngo ndayijyanye imvura nta n'ikime. Muranyumva? Imana ibona yayobyemo gake, ibona yatwaye systeme yose kandi azakenera ibyo kurya. Imana ikoresha andi mariba yo kumutunga adaturuka ku mvura, muranyumva, adaturuka no ku kime, bikajya imuzanira inyama. Ejo bundi nagerageje gukora ubushakashatsi ngo ndebe niba hari stoke irimo inyama cyangwa irimo imitsima, kuko urumva Imana yarize ibintu bijyana kuri Eliya. Biro mwegeranye Imana iza peti yawe. Izi ko ubuzima ubayemo bitajyanye, yarabizi ko bitajyanye kabisa. Irabizi ko Eliya kugira ngo aryoherwe bisasaba inyama, ariko itari yonyine, ijyana n'umutsima. Aro, dushimiye ijuru ko rituzi, dushimiye ubwami bw'Imana ko butuzi, buzi ibintu bitajyanye. Hanyuma rero ndimo soma nza gusanga nta stoke yari ihari, nta alimentation yari ihari, ibikona byajyaga kuvanamo inyama, kandi byazizanaga mu gitondo na nimugoroba bikabizanira ku masaha. Mwibaze namwe icyo kibazo. Ariko menya amakuru amwe, nkoze ubushakashatsi nsanga umuntu umwe yaravuze ngo ntabwo ari ngombwa ko Imana yacu tugendana nayo, yitwaza ibintu bigaragara izakoresha kugira ngo tumenye ko izakora. Y'ubwayo ni raw material, y'ubwayo yahinduka ibyo ishaka gukora kandi igakomeza ikaba Imana. Imana ihabwa icyubahiro. Eliya rero urumva icyo ni ikintu cya mbere ashoboye. Icya kabiri, nyuma y'iyo myaka yose irangiye atumiza Isiraheli yose. Ninde muntu hano watumiza abantu babiri akababwira ngo ndashaka duhamagara Imana? Hari uwabishobora? Kandi twebwe turirimba ibintu bikomeye, turashima Imana yuko twavukiye. Mu bintu bintera ubwoba, turi mu kinyejana cyiza twebwe gitandukanye n'icyabayiriye. Turi mu kinyejana kirimo ubuhanga, na ahantu ibintu byose ugomba kubikorana ubuhanga. Kuririmbana ubuhanga, iyo utaririmbanye ubuhanga nta bafana ubona. Niko bigenda. Nibaza ko mu myaka 20 mu madini n'amatorero umuntu utazi kuririmba bazaba baramwirukanye. Ntabwo ari uguhishurirwa, ndestima nkurikije ibihe, kuko abantu bari kujya kwiga imiririmbire. Ubwo nutiga kuririmba ukaba nta n'ifaranga ugira, ukaba utuzuzwa, bazagutungamo ibiki muri korari? Gira uwo mwegeranye ngo ibindi ni amatiku. Ni ikinyejana n'umukobwa agomba gushaka hari ibintu yamenye mbere ari umukobwa. Ntabwo ari ukumenya guteka imijabwe, ugomba kwiga guteka hakiri kare. Kuri muhungu uzashaka n'umunyamugi, nubiteka nabi mu kibana azahamagara mama we. Alo, abadamu mu kibato ntimuri kwitoza gukora ikawa, nimutabyiga abagabo. Ni ikinyejana kiri mu buhanga. Dufite abaririmbyi, dufite abacuranzi, dufite ibintu biremere, dufite ibintu biri digital, dufite ibintu bimeze gutya. Ba Eliya bo rero ntago bakoze muri icyo gihe, ariko hari ikintu baturushaga. Bari bafite imbaraga z'Imana zikorana nabo mu buryo buri direct. Ntago byari ugukabakaba, ntago byari ibintu byo guhumiriza bya Jean Paul ngo ndimo ndayumva. Hari ukuntu ubona kino kinyejana, yego abantu barize, muri abasirimu, ariko ubona dusa n'abantu bashushanya. Dukeneye ikintu cyaduhagurutsa, muranyumva, kandi twebwe ibi bihe bitujeho. Ukurikije ubusirimu buhari, ugakurikiza ubuhanga, ugakurikiza amashuri bibitseho, twakoreshwa n'Imana ibintu biremereye kurenza ibyo bakoze. Ariko kubera yuko turi abanyantege nke, Satani arabidusuzugurana. Dayimoni ni umuntu, abantu batinya imbeba n'injangwe, twirwa amaterano twirukana. Ndakumenaguye dayimoni, ndakumenaguye ikuzimu. Nta kuvuga Imana neza, nta kuyiramya neza, nta kamvagari n'akajagari. Ariko Imana yongere tugarukeho. Bwira uwo mwegeranye ngo iki kinyejana Imana itugarukeho.
ndi hafi gusoza kandi ubwo ndangije kubasengera ndimo ndabasengera. Haleluya. Eliya tumira abahanuzi ba Bayali na Ashera 850, atumira Israheli yose, arababwira ngo hari ibintu bibiri tugiye gukora. Tugiye guhamagara Imana, nta muriro twacanye, iri bumanuke igasubirisha umuriro, niyo tuzakurikira. Ngo abwira abahanuzi ba Bayali, bari abantu bibonekeza cyane. Buriya hari akantu maze kuvumbura, nubona umuntu mu buzima busanzwe bwa Kristo adasanzwe yibonekeza, ukabona yatangiye kwibonekeza, uzamukeka amababa. Bwira uwo mwegeranye ngo umunsi uzibonekeza nzagukeka amababa. Kuko imiterere ya Yesu, murabizi ko Yesu niwe twamamaza, niwe tuvuga, ariko nta munsi ajya yibonekeza. Allo nta munsi muzamubona haje hana kangana yambaye ikote na karuvati aherekejwe n'inkuba n'imirabyo. Mu ndangagaciro ziranga Yesu kwe kuranga umukristo harimo guca bugufi no gukora ibintu utagambiriye ko abandi babimenya, ahubwo mu ijuru bavuga ngo umwana wacu yadukoreye. Kamutanyumvise kandi ubwo hari akantu nkubise shenye nakumvaga. Hari ukuntu umuntu yibonekeza noneho banagukomera n'amashyi ukibonekeza ukarenga urugero ukazahira mu kago. Haleluya. Muranyanze nsoze ahita nsoze maze gukora ntabwo nyigira amahane. Ariko Imana izakurinda umwuka ukibonekeza. Mwambabariye ibintu dukorera Yesu tukabikora mu ibanga rikomeye, ku buryo Yesu abibona akanezerwa kubera ko twabikoze. Ariko iyo wibonekeza hafi 90% by'imirimo yahinduka ibikenyeri. Ukenera amashyi y'abantu, kandi niba hari ikibuga mutazakenera amashyi niki? Aha iwacu tugira abasaza, iyo bafashijwe ntago batera haleluya, bararira. Hari igihe rero ubwiriza ukabona arimo arakureba ukagira ngo yagupinze. Yafashijwe nuko we kunezerwa kwe ntabwo ari gutera haleluya. Iyo uvuze uti muhaguruke mutera haleluya, murambara kuri ati wapisha kuva 5 ndirimba muri korali, wowe uje ejo bundi uranteresha haleluya ziki? Rimwe na rimwe dukora amakosa kubera gushaka kurwana ishyaka ritari ryo, kwibonekeza bambone mbemeze. Hano watwemeza, hano turi abantu bavugana n'Imana batanyuze ku muntu numwe. Ubu hano hari abantu bari kuvugana n'Imana avuga ati wi shin trebeye. Aba bantu bari tere complique, ni ikibuga dashobora gupfa kwemeza keretse Kristo wenyine ni ufite imbaraga zo kucyemeza. Ashimwe kafite imbaraga. Haleluya. Kandi iyo duciye bugufi ku bwa Kristo aratuzamura, avana ibikuta mu nzira, avana imbaraga mu nzira, aragufata akakuzamura akagutereka n'abantu batemera akabitangira itegeko. Nari ngiye kuvuga mu Cyongereza, reka mvuge mu Kinyarwanda. Mureke mbabwire ikintu. Niba hari ikintu cyagiye gisenya korali nziza muri Rwanda, kuva Rubavu ukagera Nyakabwende, ukanyakabwende ukagira Ndego unyuze Ruhuha, ukava Ndego ukikubita Rwempasha ukagira Butaro, ni umwuka wo gushaka kwibonekeza. Bambone mbemeze. Muri Kristo Yesu duhora dusimburana. Inyuma yanjye Jean Paul umuvuga butumwa, hari abandi beza benshi n'ubuntu Imana ingiriye. Bwira uwo mwegeranye ngo ujye woroha. Ndumva mufashijwe, Imana ibaha umugisha. Eliya aravuga ati rero mu rwego rwo kubereka ko indangagaciro ntizifite ni mubanza. Ngo barabanza bahamagara Bayali. Hari ibintu bibiri namenye. Iyi Imana yashatse gukora ibyari bimaze imyaka myinshi bikora, ntabwo uwo munsi biboneka, biremera Imana umwanya. Ibintu bimaze imyaka bikora, iyi Imana yashatse gukora biremera Imana umwanya. Ibintu byose byumva Imana, ibyo mutabona birayumva, ibigaragara birayumva, ibidashobora kukumva byumva Imana. Ni Imana y'inyembaraga ku cyari cyo cyose. Haleluya. Haleluya torero. Dushimira Imana yacu. Ndi hafi gusoza. Bibiliya iravuga ngo arangije bahamagara Bayali. Umugabo atangira kubakina ku mubyimba, aravuga ati Imana yanyu ishobora kuba igira akaguru hari ahantu itembereye, nimuyikurikire muyishakishe. Mukanya arahindura ati ishobora kuba ifatwa n'ibitotsi, nimuyikangure. Hanyuma rero bamuha umwanya, yasenze isengesho ry'amasegonda 57. Mana ya Ibrahim, Mana ya Isaka na Israheli, uyu munsi bimenyekane kari we Mana, nanjye umugaragu wawe nyumvira. Umuriro waramanutse va direct mu ijuru, uraza utwika igicaniro, utwika igitambo,
utwika umukungugu n'umucanga. Abisirayeli bari bamaze imyaka 22 batayipfukamira, bamenya ko yaje. Turimo turasenga abakristo bo muri generation, mureka dusenge twenyegeze Imana izi ku buryo abo tubana bamenya ko ariyo yaje, bayipfukamire tutabisabye, bayiramye tutabibahasemo. Ngo mu myaka 22 bari bamaze badapfukamira Imana, babonyije baravuga bati iyi niyo sha, niyo data yambwiye pfukama ikunda icyubahiro. Ngo barapfukama baravuga ngo Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana, Uwiteka niwe Mana. Haleluya. Soza rero Eliya akora ikosa nshaka kubabuza mwese. Nimuzi ko muri inshuti zanjye ndashaka kubabuza ikosa Eliya yakoze. Imbaraga yakoresheje zari zishizemo, hanyuma rero ajya kuryama atarakwiye kujya kuryama. Yarakwiye gusigara ku musozi abwira Imana ati zashizemo ngeramo izindi. Ngo ajya kuryama. Yezebeli utaboneka mu iteraniro riri mu muriro w'Imana, ariko ucungana n'amateraniro arimo intege nkeya aba yaje. Ndeba hano tuvugane. Yezebeli uko ateye ntago ndi mubabwire, mubwire uko yambaraga, maze iminsi mbyiga mbabwire uko yisigaga, ntabwo umwanya mfite wo kubivuga. Ariko Yezebeli ukuntu ateye ni umudamu ucungana n'amateraniro y'intege nke. Amateraniro ari mu muriro w'Imana ya Eliya ntayazamo, azi kwihisha, ariko y'intege nkeya ahita yohereza intumwa. Ngamenye ko Eliya imbaraga zamushiranye, yohereza intumwa ziramubwira Eliya arakwica. Inde? Yezebeli. Ubugingo bwawe natabuhwanya Imana zibumuhore ndetse bikabije. Eliya mundebere Eliya, murebe urwego rw'amavuta avuyemo. Eliya bagiye ko nabona arimo arahunga. Eliya urahunga iki? Urahunga ujyashye kusazeye korari, kuretse kubwiriza, kuretse guhanura, kutaye umurimo w'Imana. Agiye gusubiza muriho muranyumva, ngo aragenda ahubwo yigira munsi cy'umurotemu, ngo atangira gusenga amasengesho arimo amatiku yo gupfa. Mana ndarambiwe, icyabimara. Harimo ibintu bitatu. Iyo umuntu imbaraga zamushiranye atangira gutinya ibirutwa cyane nibyo yigeze gutinyuka. Icya kabiri, atangira guhunga ibitariho. Ahunga amajwi, bamvuze, bandebye nabi, iri dini nzarivamo, ibintu biriya bintu byose nta na kimwe kiriho. Uriho ni Kristo wenyine. Mubimenye imbaraga z'Imana zazamuka. Biriya bintu byose mubona, aka kajagari n'akamvagari mubona, nta na kimwe kiriho. Kristo niwe wenyine uriho, kandi we ntahinduka, ntakorerwa amatora, nta gihe bamuhindura. Ntimuzamugambanira muri korari ngo mukenere uwize cyangwa utarize. Yatsindiye ingoma iteka ryose, mugomba kubyemera mubishaka mutabishaka. Bwira uwo mwegereye ngo ugomba kwemera ingoma ya Yesu ubishaka utabishaka. Ariko iyo umuntu imbaraga zamushiranye atangira guhunga ibintu bitariho. Ariko imbaraga ari nyinshi, ubona Kristo wenyine, ubona birusha amaboko, imirabara yiruta, ibyugi bikinza arabikingura, imihanda idaro arayiharura, ni kamanda mu rugamba, atubereye maso. Uramubona ukabona n'umushumba mwiza, ukabona kuragiye neza. Iyo imbaraga z'Imana zihari ziguhishurira Kristo kurenza uko ziguhishurira izindi ntambara. Tuvuge ngo amen. Niyo mwataha niryo riraremereye. Hanyuma rero agiye gusaba gupfa. Ndashimira Imana, reka mabwire ikintu nashimira Imana. Ntago Imana yumva amasengesho yose dusenga dusaba, ahubwo ifata amasengesho twasenze ikaduha ibidukwiriye. Ntago mubyumvise. Ntabwo Imana idusubiza ibintu byose twasengeye ukurikije ibintu by'akavuyo n'akajagari dusenge. Bamwe mu bamwarapfuye, hari igihe umuntu ababara, Mana wandemeye iki, mfite jimbiri jigo niko bambwiye, mfite umushatsi w'injwiri, ibirenge bihangamye nka marato, amatwi abangaraye, none umugabo ambwiye ko ndagacucu, ndi stupid ubu ngubu, Mana wandemeye iki, wanyishe nkavaho. Mu mwarashize bamwe. Ariko iki Imana ikorera avuga iti yo ni imbaraga zamushiranye, hanyuma rero ikohereza ushinzwe kuzizana. Ndashimira Imana ko igiye kuzana imbaraga muri aya materaniro. Ndashimira Imana ko igiye kuzana imbaraga. Bwira uwo mwegeranye ngira guheraho. Ndumva nanjye igiye kumperaho. Bese ndumva nasarangutse nafashwe. Haleluya! Ndumva hari imbaraga zigiye kumperaho. Haleluya! Talasi haleluya! Haleluya torero! Abakobwa haleluya! Hari imbaraga zigiye kubahagurutsa mu maganya,
hari imbaraga zigiye kubahagurutsa mu gahinda, hari imbaraga zigiye kubahagurutsa mu ntege nke, hari imbaraga zigiye kubahagurutsa mu bitotsi, hari imbaraga zigiye kubahagurutsa mu bunebwe no kwivumbura no kureka umurimo. Zirabahagurutsa. Abantu benshi bafite ibibazo byinshi. Ujye wenga ibi bintu nzabivamo, ngo birabishye birashaririye. Va ku giti dore umuntu, izo ni intege nkeya. Nugira imbaraga uzahishurwa Kristo wenyine. Uzabona abandi ari abagenda bavaho. Uzabona Jean Paul muhuye uyu munsi akagukomeretsa ariko ejo atazaba ariho. Ariko Kristo ukomora muragumana. Abana nawe uri muto, akabana nawe ubaye umugabo, akabana nawe ubaye igikwerera, akabana nawe ushaje, akagushajisha neza no mumva akajyaza. Ntabwo nzi ibyo aganira n'abantu mumva, ariko bababwira ati nimuhumure. Ba Jean Paul baracyari inyuma mu bategereze, umunsi baje nzababwira. Ariko ndanezerewe Jean Paul. Hari umugabo mwiza utajya uhinduka, utajya unanirwa, utajya utsindwa, utajya uharara, utajya usubira inyuma, umugabo utuyoboye w'umunyembaraga. Nguwo nako bahinduye perezida wa Korari bakazana uvuga nabi ntibikwiye kukugusha, kandi wa mugabo agihari. Kujewe ngurumva ngo birambihira. Mwene data z'abasore benshi hariya nyine bagenda, bamwe barabiretse ngo ntanzongera kubwiriza ngo badufata nabi. Mundebe hano bakiza amatiko. Ntago waje hano mu murimo w'Imana ngo bagukeyaringe. Iki ntago ari kibuga cya Kayi. Ni urubuga rw'intambara, rwiwo mwegeranye guri mu ntambara. Zinga rero zikomere. Ko ntabwo Korari ndeba neza ngo amavuta yanjye barayapinga. Waje hano ngo tukwemere. Ufite akaga gakomeye. Njyewe naje nizanye, sinahamagaye na perezida. Ndi ku rwego ngera ahantu nkizana, hicara mu ntebe nta matiku mfite. Nkabwiriza narangiza ngataha n'ikimana yantumye. Kurumva ngo ngiye ngo urumva ngo ndirimba neza ngo ariko ntago bamfata neza. Wowe ukeneye ko bagufata neza gute? None abandi se bafite abadayimoni. Hari n'abaruhanya bakajya kumufata mu rugo. Ikigali ho ni intambara. Bajya kumufata mu rugo bakabanza bakamugurira ikawa, bakongeramo na ji ya cocktail, bakabanza bakamugeza ku rusengero yagoranye, nabwo akaza gatera indirimbo agahita sohoka, perezida akajya yinginga. Mundebe hano babwire. Hano hari umugabo hayobora kandi ubwoba ntera nuko atajya agaragara ngo yigaragaze mu mbaraga ze zose. Turamwumva ko hari. Mukwiye kwitonda kuko ibi bintu bifite nyirabyo. Biro mwegeranye ngo bava hano amatika ashize. Ntabwo yatugiriye neza kuduhamagara. Ntabwo yatugiriye neza kuduhamagara. Mundebe hano tuganire, ndimo ndabwiriza guhemburwa. Ntabwo yatugiriye neza kuduhamagara. Mundebe hano mbabwira ikintu mutari muzi. Yesu ibintu byose tumukorera ashoboye kubyikorera neza. Kwemera ibintu bya Jean Paul birimo intege nkeya nk'izi zingana gutya. Ni ubuntu bukomeye yangiriye. Ukwe rero kubyubaha. Biro mwegeranye ngo ibintu byose urimo bya Kristo ugomba kubyubaha. Niba gutumiye ntugakererwe, ntukice gahunda, ntugasibe repetition, ntukice umurimo w'Imana, ntukazukururuka, ntukaremere. Alo komfashijwe murangira gute? Komfashijwe. Komfashijwe. Komfashijwe barokore. Ndashimira Imana ko ibintu hari umugabo nyirabyo. Hari umugabo, hari umugabo, hari umugabo, hari umugabo, hari umugabo. Hari umugabo, hari umugabo wagiye gupfa isi iratitira. Iravuga ngo waturemye, uwabayeho tutarabaho, agiye kubambwa muri twe. Hari umugabo uzazamura itorero. Nta wundi umufashije, azaduhamagara. Nuzaba ari mu gituro yarapfuye azamwumva. Tumusanganire. Hari umugabo ufite ibintu bifite gahunda. Abandi bose nabi iminsi mike. Henda sima. Hari umugabo wadukijije ibikomere turanezerwa. Hari umugabo watuvanye mu byaha tubabasima. Hari umugabo wirukanye dayimoni bizongera kudukoraho. Hari umugabo waduhaye ubuzima turakomera. Hari umugabo waturinze araturwanirira atubera amaso. Aka kanya avuze ngo iki? Aravuze ngo nje nonaha kubera ingabo z'Uwiteka umugaba aje
aje nonaha kuguhagurutsa wowe ni umugabo. Dusubire mu nyigisho tuve mu ivugabutumwa mu ndebe hano. Kugira ngo umuntu aba ahembuwe byuzuye akwiye guhemburwa ahantu hatatu. Iyo hamwe hahembuwe ahandi hadahembuwe, ahadahembuwe hatera harimo intambara, ko hagize gute kwahembuwe. Ugomba guhemburwa mu mwuka, kumva ubusabane bwawe n'Imana nahamebya, kumva uranezerewe, kumva amahoro menshi adaturuka ko wahembwe ku biryo no guhaga amafiriti n'inyama, aturuka ku munezero w'agakiza gusa. Kabiri, uragomba guhemburwa mu marangamutima. N'umuntu w'indakare ushihurana, niko nteye uteye nabi mama. Hari abantu bavuga nabi ku buryo wegerana nawe ugasiga yagutaye mu rwabayanga. Ariko ngaho uteye nabi. Ukeneye guhemburwa mu marangamutima, ukeneye guhemburwa mu mufuka kugira ngo ubone ibijumba n'imboga n'amateke. Ibyo ntibizakujyana mu ijoro, ariko ni impamba y'urugendo. Biro mwegeranye, ongera mwibutse ngo ukeneye kurya, ukeneye kwambara, ukeneye amafaranga, ukeneye minervari. Abari hano mukuze, hari ikintu ndimo ndasengera muri iyi minsi, kandi ndimo ndagisengera aho ngeze hose, naragihishuriwe. Ukeneye guhemburwa mu mufuka ku rwego nunasaza utazasabiriza abana, ahubwo abana bazajya baza kugusura ukabaha impano. Muri Afrika tugira ikibazo, iyo umuntu ashaje bamwandika kuri telefone ngo ni stress tu, kubera ko yashaje astress abana. Aro ko mwantaye ukibaza bagutanze kuvuka, bagutanze akazi. Abana bagomba gukora inshingano ku mubyeyi wawe ukuze. Ibyo ni itegeko ry'Imana, kuko ushaka kuramira mu gihugu agomba kubaha se na nyina, ariko nta tegeko rihari ryo gutunga mama wawe ashaje. Ntaho byanditse, ni imyumvire yo muri Afrika. Ndabona bakuru mu Nyanza, ndashaka muva hano mwarakaye. Kubera iki? Imana ishobora kuguha ubuzima ukazasaza, abuzukuru n'abana baza kugusura ukabaha Imana, ukabaha imineke ya goromisheri myiza, ukabaha inkoko nziza, ku buryo bagera mu rugo bakavuga ati mama tuzasubire kwa sogokuru kwa gatandatu. Ariko iyo basabiriza baravuga ati mama uhaturinde. Kandi umuntu ushaje atarahembuwe byuzuye arashihura. Rukuru kumutanyakira mu bukwe, ntiwatwereye, ntacyo uzanye, nturi fiye donere, nturigarise doni icara inyuma. Aro ko mutandeba ko ndi kugenda mbaseriye mo gake, ndi kugenda mbacunga ku maso, ko muzamura kubaseriye nanjye ndabaseriye. Tugomba gusaza atari bwo tujya gukora imirimo y'abato, twagakwiye kuba twarakoze turi bato. Umuntu ashobora kuba ari mutoya agakora, akanyonga igare, akaba umuzamu, ako kazi wagakora Imana ikagahere kazakora ibindi. Ariko kubona umusaza w'imyaka 65 yagiye kuba umuzamu wa butike, asinzira abajura bataraza. Kwiriye rero guhemburwa, ugahemburwa mu mwuka, mu marangamutima ntihasigare, ariko no mu mufuka. Bwira uwo mwegeranye, Imana ikagukiza ubuzima bw'akajerekani, ikaguhereza iriba, ukavomaho ugaha bene wanyu, ukavomaho ugaha mwarimu wakwigishe primaire, ukavomaho ugaha umushumba wawe, ukavomaho muriho muranyumva, ugahereza ku rusengero, ugatanga ku nyubako, ukaba umuntu utaraho ngaho. Kandi Imana yaturemera iriba. Ntiyariremeye Ishimayeli, Imana yariremeye Ishimayeli. Turaza gusenga ngo Imana niguhembura mu mufuka, ye kuguha akajerekani k'amazi, kuko ubutayu bwiyongera kazashira, iguhereza iriba. Bwira umwegereye ngo iriba yarihaye Isaka ryitwa Rehoboti, aravuga ngo none Uwiteka dushyize ahagutse. Imana yakuremera iriba ku buryo uvuga ngo nukuri Imana ishyize ahagutse. Haleluya! Msoza kugira ngo dusenge. Haleluya! Ndashaka kubabwira ko abarokore benshi barwara cyane cyane mu marangamutima. Usanga mu mwuka dufite ibihe byiza, tuvuga indimi nyinshi, turi mu mavuta, ariko wareba uburyo umuntu ashihura umuntu ukabona arwaye mu marangamutima. Marangamutima harwazwa n'iki? Mu ndebe mbabwira ibintu bitatu byonyine. Ikintu cya mbere kirwaza mu marangamutima kigatuma akenera guhemburwa, ni ukujyanira abantu urukundo, bakakwakiriza urwango bateguye neza. Ukandika dadi muri telefone bataranagukwa, ukamuha promotion, ntiyakubyaye ariko kubera urukundo, kubera ko yakubwiye ko azaguha karisimbi na muhabura na sabyinyi, ugahita uvuga uti mwise dadi, mbonye dadi. Mwagera mu rugo akabwira ati ndakwanga n'inzoka yangira kwanga. Uzi gushaka muri famiye nyoko bakakwanga, none abadamu mubyibushye mwebwe mufite ibibazo, mufite abahungu, mufite abagabo baturuka mu cyaro, abakecuru bigwa babavuga, niba mutazi kubaha kabituga, birigwa babavuga bavuga ngo yaririye umwana wanjye mu mujyi yarabyibushye sha.
ukwiye kumenya ubwenge. Ntimuzajye mubaha ibitenge batazabyamamaza ku musozi, mujye mubohereza kuri mobile money. Abadamu muri hano muzangure bombo ku gati mufite banyakobokwe mu cyaro, uriya mukecuru umwohereje mobile money afashwa kurenza igitenge, nawe muhaye igitenge atekereza ko wamukuburiye. Muvuge ngo bamenye ubwenge bwa mobile money. Icyo ni cyambere gikomeretse. Ndimo ndasaba abantu hano mundebe hano, umunsi Imana yagusubije ikakuzamura ukaba ukomeye, warabanye n'umuntu mukagirana ibihe byiza ariko agasigara w'Imana itamuzamuye, nimuhuru uzajya umuhobera nkaho mukiri babandi.